Reka nongere mbahaye ikaze rero, mbahaye ikaze, karibu, mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere Germain Muhirwa. Shalom Bashem Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Muhirwa ba Yeshua HaMashiach. Maze anachnu Elohim Lilohot Hayom. Ese niki tugiye kureba uyu munsi? Uyu munsi tugiye kureba umuhanuzi bita Paulo. Ese Paulo ni umuhanuzi w'ukuri cyangwa se ni umuhanuzi w'ikinyoma? Kuki ibintu bimaze iminsi bicicikana hirya no hino ku isi nibyo tugiye kureba mu kanya. Reka tubanze dusenge rero, twiragize Imana kugira ngo idufashe ibyo tugiye kuvuga bikoresha umwuka wera kugira ngo bibe twebwe. Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, Imana yacu twese tuje imbere yawe mwami, kugira ngo nanone udukoreshe tugeze ukuri ku bantu bawe, utubere ukuri natwe tubera abantu bawe ukuri, tubabere urumuri nk'uko wabidusabye, kandi ijambo bashyize ku mutima wacu ntitwareherane, rigere ku bandi kugira ngo nabo babohoke nk'uko twabohotse. Tuzi neza ko iyi si yabwiwe inyuma imyaka n'imyaka, ariko wadusezeranyije ko igihe nk'iki kizagera ukuri kukajya ahabona. Turakwingize mwami, ukomeze twohereze mwuka wera abane natwe, atuyobore mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu byo dusangiza abantu, ntibibe iby'amarangamutima yacu, ahubwo bibe ko Mana mwami wamaze kubyemeza ko ari ukuri koko bikwiye kujya hanze, kugira ngo bibohore imbohe kuri cya gihe wagennye, kuko ari we mugenga wa byose. Satani nta jambo ashobora kugira ku bawe, kugira ngo za ntore zawe hatazagira n'imwe iyobya nk'uko wabidusezeranyije. Nkambashimiye rero, reka maze mubwira nti ndabasuje mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, Imana ya Muhirwa, Imana yacu twese. Nk'uko mbikubwiye mu kanya, tugiye kureba ibyerekeye umuhanuzi Paulo biri gutambagira ahantu henshi cyane. Sinzi mwebwe amakuru muvuga cyangwa mwumva ahaturuka, ariko ahantu hose muri bihugu by'abazungu by'i Burayi, za Amerika, Canada, za Australia, biri kuzenguruka hose ko Paulo biriya bintu dusoma mu isezerano rishya byinshi bishobora kuba ari ibintu by'ibihimbano bahimbye. Reka maze nkubwire rero, kugira ngo tubyinjiremo, kandaho like kugira ngo kuri kuza ahantu gukore ku bantu benshi cyane, bakanguke kuze hanze n'ubuntu. Reka tubyinjiremo rero. Nkaba nshimiye akomeje kwandikisha muri benshi cyane, kandi nawe utarandikisha subscribe kugira ngo kuri kubohora imbohe, kuko twinjiye mu kuri. Nakira agakiza muri 2016 tariki ya 1 z'ukwa gatandatu, ijwi ry'Uwiteka rinzaho rikambwira ngo urampora iki. Ubwo hamya narabutanze, wenda nzana busubiramo. Ijwi ryaramwe ngo genda usome Bibiliya, ushaka Bibiliya. Ndayisoma, ariko noneho ngeze ku isezerano rishya nkabona hari ibintu bidasobanutse. Wibuke ko nkunda kuvuga ku bitabo byavuyemo, ni byinshi cyane. Paulo namutekerejeho gakeya, ariko ntabwo nabyiseho. Nararebye ndavuga Paulo, kubera abantu bamuvuga cyane, ari we urebye uri mu isezerano rishya hafi ya ryose, kimwe cya kabiri cy'isezerano rishya ni Paulo. Amabaro ya Paulo, ayo mabaro yose bite. Ariko sinabyitaho, ariko ako kantu kagumamo ko hari ibintu bitumvikana kuri uyu muhanuzi Paulo. Ko nyine yarari ku nzira ajya Damasiko, ijwi rya Kristo rimuzaho riramubwira urampotereza iki, urampotereza iki, nkuko byanigendekeye nanjye. Noneho aba umuntu ngo wanditse ibitabo byose. Ariko hirya no hino abantu benshi bakomeza kubyibazaho cyane. Ikintu cya mbere twebwe natwe twibazaho, nawe ushobora kwibaza. Abantu iyo basomye isezerano rya kera n'irishya bakarisoma neza, atari bamwe babyumva mu nsengero cyangwa babyumva n'abapasiteri, babona ko ngo hari imana ebyiri. Kubera iki? Bafata ya mana mu isezerano rya kera bayigereranya n'isezerano rishya, bakavuga ngo hari imana ebyiri. Bamwe bakavuga bati ngo ubu ngubu ngo turi mu buntu, kera ngo twari ku mategeko, ngo turi ku buntu, Kristo yarabiciye n'ibiki byose. Noneho Kristo akakubwira ngo ntago naje guca amategeko, ahubwo naje kuyakomeza. Urujijo rukabaho ngaho sasa rero. Noneho ukareba kandi ugasanga Paulo ntago akomeza za nyigisho za Kristo yigishaga. Niba koko yaraje mu busabane n'ubwiza n'ubuntu, kuki adakomeza inyigisho za Kristo? Ibyo urabitekereza ugahita
ariko nk'uko nabikubwiye, maze iminsi mbona ibintu bitambagira hirya no hino bibaza kuri Pawulo, bamwe banahamya ko yari umuhanuzi ahubwo w'ibinyoma, bakabihera ku mpamvu eshanu tugiye kurebera hamwe, maze noneho turebe koko biba bifite agaciro. Ntabwo nje kubikwemeza ubu, njyewe icyo mubwiye nuko nanjye mbikemanga, kubera ko imyaka 2000 ishize ibintu byinshi barabihinduye, kandi noneho ndaguha gihamya nkwereka ibintu babihinduye, tuheraho turebe, kuko ushobora no gusanga wa mugani ibintu byose barabihinduye. Kubera iki? Reka manze mwibutse ikintu kimwe gifatika abantu tutajya twitaho. Uribuka kugira ngo bace abantu ku isezerano rya kera bakoresheje ayahe mayeri? Amayeri ya mbere bakoresheje ni ibitabo byari bihari. Ubundi ibitabo byari byuzuye ahantu hose, waragenda ugasoma mu bitabo, ntago Bibiliya yari yarakaje. Buri muntu rero yasomaga ibitabo ashatse, ariko ibyo bitabo bari babizi, ibyo bitabo byari bifite ububasha basomaga. Niyo ufashe muri Google ukajyamo cyangwa kuri internet ukandika ngo ibitabo 20 byari bifite ububasha mbere y'iriya nama yo gukora Bibiliya imwe, ibyo bitabo 20 nta na kimwe kiri muri Bibiliya. Wabisobanura ute? Mbwira, sobanura ukuntu ibitabo 20 mbere y'uko bashyira abantu ku ngoyi no ku nkeke ngo bakore Bibiliya imwe byari bihari bisaga 20, bamwe bavuga 50, none ibyo bitabo byari bifite ububasha ntibijye muri Bibiliya. Noneho reba gahoma munwa rero, ariyo mayeri ya kabiri. Kuki batwitsa abantu basomaga ibyo bitabo, bakabakeba n'inkezo babacuritse, bakabicisha amabuye, bakabica urwo rupfu n'akageni? Byari kubera iki? Nukugira ngo bacike mu gusoma ibyo bitabo bya kera. Ariho haturutse noneho nyuma Pawulo araza bimika isezerano rishya rifatiye kuri Pawulo. Umve, ntabwo uyu munsi naba afite amateka nyazi uyazi, twese tuzanye kuri amateka, noneho kuko ayo mateka afite ukuri kurenze kugira ngo yaduceho uvuge ngo urarangiza abantu bose, ibitabo byose bivanemo, noneho wandika ibintu bishya, ya myaka ibihumbi n'ibihumbi nishira, abantu batangira kwibuka bakavuga bati dore uko byari bimeze kera, hari ikintu kitumvikana. Urumva ko hano hantu harimo ikibazo. Ibitabo byinshi bavanyemo, ibyo bakase, ibyo byo ni gihamya. Nk'umuntu ufite Bibiliya ya biriya bitabo 66, reba aho isezerano rya kera rirangira bari mu Persi, ariho bahungiye, bagahita batangira mu isezerano rishya bari mu Baroma. Kiriya gice cy'Abagereki cyagiye he? Ibyo ni ibimenyetso simusiga, afata Bibiliya yawe ukabireba byagiye he? Ni ukuvuga ngo rero izi mpamvu eshanu abantu bari gukemanga, reka tuzirebe. Impamvu ya mbere, baravuga bati Pawulo ntabwo yageze agendana na Kristo. Ntiyagendanye na Kristo, ntiyari ahari. Ni gute yakwandika hafi isezerano ryose rishya, za ntumwa za kera zagendanye na Kristo ntizibe zifite imbaraga n'ububasha bungana nk'ubwo Pawulo yihaye cyangwa bamuhaye? Abantu bakavuga bati ibintu Pawulo yigisha bihabanye n'ibyo Kristo yigishaga. Iyi ni ingingo ya kabiri bagenderaho. None wabireba gute? Wenda ushobora kutabizi. Kristo aratubwira ngo ubwami bw'Imana buri muri twe imbere, bushake uzabubona. Inyigisho za Pawulo zikatubwira no ubwami bw'Uwiteka buri hanze. Urumva ni ibintu bibiri bihabanye. Ese Kristo niwe watubeshyaga cyangwa ni Pawulo? Aho ngaho urumva ko bifatika. Impamvu ya gatatu ni ukuvuga ngo kuba Pawulo yaranditse hafi isezerano rishya ryose, izo mbaraga zose bashyizemo kugira ngo abe Pawulo. Mu nsengero aho abantu bakavuga bati harimo abigisha Pawulo cyane, insengero zabaye za Pawulo kurusha uko ari insengero za Kristo. Urumva ni ikintu gifatika cyerekana ko harimo ikintu kitagenda. Icya kane nakivuzeho nagikomojeho, abizera bemera ba kera barishwe bazizwa gusoma ibya kera byabanje byari biriho, bari bazi ko bazabiheza bakabizimya. Kubera iki? Niba koko ijambo ari ry'Uwiteka ari ry'Imana,
ntago wajya kurisenya ngo uritwike ngo wice abantu ubatwike kubera iki? Bitekereza ko wumve, sinzi ko wenda nibwo bwa mbere mu byumvise harimo abantu abapasiteri banyu batabibabwira ngo wumve ikiguzi abantu bariho icyo gihe barishye bishyuye. Ngurugero uyu munsi nibyo nabwiye umuntu wari uri kuncaringa ambwira ngo no ibyo byari bya kera ngo byararangiye. No, ntabwo byarangiye. Niba abantu bari icyo gihe baremeraga Imana bakemera ko ijambo ry'Imana bari bafite byari ryo jambo ry'Imana uko tubyemera uyu munsi, ibaze noneho uko byagenda uyu munsi bambuye abantu ama Bibiliya bakavuga bati iyi Bibiliya mufite kuko Imana uko ikora hari ibintu abantu bibeshya nubwo babihindura byose, rya jambo rihora rimeze nk'aho ryubura kuko umuntu arakura kandi umwuka agumana n'abantu, umwuka aguma mu bantu, noneho ya myumvire y'abantu ikabona ijambo uko Imana ibishaka. Aribyo bituma noneho babandi bigendana na Satani babura uko babigenza, noneho bagashaka ukuntu babahindura. None ariyo mpamvu wumva ngo bashaka kongera guhindura iki? Barashaka kongera guhindura za Bibiliya. Ibaza noneho Bibiliya bayifashe bakavugira ngo barayiciye, umuntu wese bayibonanye noneho ko byatangiye guhwihwiswa agomba gupfa. Ni ukuvuga ngo ubikoze nta gaciro ahaye imyizerere yawe n'imyemerere yawe mu Mana. Niko byagenze rero icyo gihe. Ntabwo wambwira ngo nicyo gihe ngo nibwo byagenze gutyo ngo ntacyo byari bitwaye ngo ubu ngubu ngo nibwo byagira icyo bifite kubera ko uriho nyine urabibona. Abari icyo gihe nabo ishyire mu birenge byabo mu nkweto zabo, wumve noneho uburyo noneho babayeho nuko bapfuye bishwe urubozo kubera ijambo ry'Uwiteka. Urumva ko harimo ibintu bitagenda. Impamvu ya gatanu, abantu benshi barimo baragenda bakanguka basobanukirwa babona ko harimo ibintu bihabanye. Ibintu bihabanye biri kwigaragaza kuri aya mabaro ya Pawulo, ibyo yanditse ugereranyije n'ibyo Kristo yigishije, ugereranyije n'ibitabo byavanywe muri Bibiliya, cyane cyane ko ubwami buri muri twe. Ni ukuvuga ngo ahubwo njye naratekereza ndavuga nti aba bantu kuba barashoboye guhindurira ijambo Imana yari yarababujije bizabagaruka kuko urabona ko bafashe umujyo w'Imana uko Imana ashaka ko tubaho barabihindura completely. Niyo mpamvu iyo ndebye ibi niyo mbirebye ndavuga Mana tubabarire twongere dukore yayo utandi tukugaruke kuko uyu munsi abantu benshi baribwira ngo bazi Imana. No, iyo urebye ubuyobe turimo, ibintu abantu bahinduye, ukareba ko n'abantu batabitekereza, wumva ushesha urumeza nk'ibi, ntabwo bizatinda kugaragara. Ibintu bya Pawulo bizagaragara byanze bikunze, bitinde bigire gute. Ibi bintu bya Pawulo nkubwiye ko bizagaragara. Niba ari umuntu bahimbye w'ikinyoma, niba ari ibintu bafashe, ahubwo ngiye ntekereza ko bashobora kuba barafashe igihe bafashe kirekire bakoporoye nk'isezerano rya kera bararihindura, bashobora kuba babyegera ku munwa niwe wabivuze. Niko ngiye mbitekereza rimwe na rimwe kuko ibi bintu ntabwo byumvikana. Uzarebe ibintu byinshi byo mu isezerano rya kera bijya guhura n'isezerano rishya mu buryo bunyuranye, none ukabona bajya mu bitabo bya kera bakabivugaho bakabikomozaho n'ibyo bavanye muri Bibiliya. None ukibaza ni ukwereka n'ibyo bitabo mwarabivanye muri Bibiliya kuki mubivugaho kandi none mubishaka hiki? Ahantu rero ibi bintu by'inzandiko za Pawulo uyu nguyu harimo ikintu kuko imyaka bafashe wa mugani benshi banavuga ko ariho ahubwo bashingirira dini ryabo bita Christianisme. Niho Christianity yavuye, nibyo bakoze, bararebye babona badashobora kumacinga n'ijambo ry'umwimerere ry'Uwiteka ry'Imana, bahimba ibyabo kuko Imana yabahaye ya minsi 2 yo gutegeka. None dore igihe kirarangiye, ibinyoma byabo biri kujya ku karubanda, nibyo biri kuba. Kandi bivuga ko Uwiteka yaratubwiye ngo muri iyo minsi byanze bikunze ukuri kuzajya ahabona. Mwe twabanye rero nkabashimiye, wandike igitekerezo cyawe utekereza, utubwire uko ubitekereza, ariko ibintu ntago ari shyashya. Kandi aho like rero kugira ngo ukuri kugere ku bantu benshi cyane, namwe mukomeze mushakishe turebe ibintu kuko ukuri rega nta kuzazanwa nanjye cyangwa undi muntu umwe, 2, 3, 4. Ukuri kuzaza ari uko twese tuzanye ko kuri hamwe, kuko ingoma ya Satani iri kurangira mu isi yose icyarimwe, ahantu hamwe, ibihe bimwe, byanze bikunze. Niba ufite amaso urabibona,
niba ufite amatwi urumva, ahasigaye nahawe ho kugira ngo umwanzi satani atazawuca muri humye. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, toda raba, tov meyo.